Yesu ashimwe ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen amen. Numva nishimiye umutima wanjye ko nongeye kubona uno mwanya kugira ngo tuganire ku bw'igihugu tujyamo. Tuganire ku bw'igihugu cy'ijuru, igihugu cyacu. Haleluya haleluya. Yesu ashimwe cyane ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aduhane umugisha hamwe. Amen. Uyu munsi numvise insanganyamatsiko nayikura mu ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo ibice 7 umurongo wa 7. Kampa basomera. Matayo ibice 7 umurongo wa 7 haravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga akingurirwa. Imana duhane umugisha hamwe. Iri jambo numvise ryinshengeye numva ndarisobanukiwe cyane. Hari umusore rwose ndumva arakiri umusore wo musore yavukiye mu rugo rwo kwa pasiteri, niko yatubwiye. Ati ngiye navukiye mu rugo rwo kwa pasiteri, ariko kuba naravukiye mu rugo rw'abantu b'Imana kwa pasiteri si ukuvuga ko byangiza umwana w'Imana. Atubwira ijambo ati ndashaka kubabwira yuko ushatse abona. Ati biterwa n'ikintu washatse. Ati icyo ushatse nicyo ubona. Ati ngiye numvise mu mutima wanjye hagiyemo gushaka Imana. Ati Imana narayishatse kandi narayibonye. Ati abantu benshi bakunze kuvuga ngo abantu bavukiye mu rugo rw'abantu b'Imana mu bapastoro bakunda kwigaragura mu byaha. Ati ngiye nta byaha nigaraguyemo kubera ko nashatse ibyiza nibyo nabonye. Ati uyu ushatse ingero agiye aduha sinzisubiramo. Atari ku byo ushatse burya byose nibyo ubona. Iryo jambo riramfashije. Ndavuga niko ko uzi ko ushatse abona. Biterwa n'ikintu washatse icyo ari cyo. Byaramfashije numva biranyubatse cyane. Imana ishimwe cyane. Nanjye rero noneho nje kubabwira ikintu nanjye nabonye. Haleluya. Uzi ko nanjye uzi ko umuntu asoma ijambo ry'Imana kananyuraho yigenderaho gutyo, ariko hari igihe ijambo riza ukumva ribaye iryawe rikagufataho. Ibyo bintu nanze kubyihererana bene data, ndavuga nti nanjye ndabisangiza abantu b'Imana kuko numvise nanjye byamfashije kandi ni ngombwa cyane muri uru rugendo turi kujyamo rugana mu ijuru. Tubanze dusenga Imana. Nanjye hari icyo nashatse nabonye. Imana ishimwe. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana ndagushimye ko ngiye kumpa uyu mwanya wo kuvugana nawe, wo kuganira nawe, kuko iyo tuvuga ijambo ryawe tuba turi kuvugana nawe Mana. Yesu ushimwe. Sengeye abantu bose bari kumva ubu butumwa bazabwumva, ndakwinginze kugira ngo umwuka we wera adushoboze gusobanukirwa. Hari igihe dusoma ijambo ryawe ntiturisobanukirwe, ariko umwuka we yadusobanuriye turasobanukirwa. Mana urakoze kujya kudusobanurira byose, mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ishimwe cyane. Byagenze bite? Ngewe numvise umumama w'umurundi, ni umugore w'umurundi, niwe numvise bwa mbere. Yari arimo atanga ubutumwa Imana yamuhaye ku mucyo wera. Ndamukurikira nyama ubaha ngaha kuri za YouTube, kuri za social media. Nubwo tuvuga ngo hari benshi bayobya abantu, ariko hari na benshi bayobora abantu mu byiza. Ngewe uwo mudamu namwigiyeho ibintu byiza, n'abandi benshi ndabikurikira nkunda kubyumva nkabikuramo isomo rimfasha. Rero uyu mumama yaraje aravuga ngo Imana yamubwiye ngo abantu ngo batera kanta, ngo Imana ntabwo ibyishimiye, ngo Imana ntibishaka. Nuko mbere byufise amatwi yanjye ko kanta nabyirutse dutera kanta, abantu dutera kanta, barokore rwose dutera kanta, nta kibazo numvaga kirimo, nta n'umuntu yigeze mbyumvana. Uwo mugore niwe wabivuze, arabivuga bwa mbere, naje kumva n'abandi babivuga, ariko bwa mbere nabyumvanye uwo mudamu w'umurundi abivuga ku mucyo wera, ndumva ari umucyo wera arimo abivugaho. Numva nanjye ariko ndavuga ariko se umuntu aretse gutera kanta yabiki yabiki koko. Numva nanjye ndabivuga nti gutera kanta ndabiretse, niba Imana itabikunda ikaba bitayinezeza. Yarabisobanuye uburyo cyabisobanuye ukumva koko nawe ushatse wabyumva. Nanjye rero numvise mbyumvise, ndavuga nti kanta ndayiretse. Ariko reka babwire icyo nabonye rero maze kureka kanta. Muzi ibintu nabonye byanditse muri Bibiliya. Ndakubwiye ngo nawe wumvise ibi bintu, nawe kanta ushaka wayihorera, wayireka pe, wayireka. Nasomye ijambo ry'Imana, ariko nari narayiretse kanta nyine narabaze kuyireka. Niho hari navuze ngo ushatse arabona, kubiterwa n'icyo ushaka. None se Bibiliya sinesanzwe nyisoma, ariko naramaze kuva kuri kanta niho nasomye iri jambo riramfasha. Mu Migani 16 umurongo wa 31 uzi ukuntu haravuga ngo uruyenzi rw'imvi ni ikamba ry'icyubahiro, ngo bibonekeshwa no kujya mu nzira yo gukiranuka. Uruyenzi rw'imvi ni ikamba ry'icyubahiro.
amena yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo imvi ngenda zifite rwose kandi zijyanye n'imyaka yanjye. Ndabyubaha ndabikunda. Ubu njya nkuramo igitambaro rimwe na rimwe njya ngikuramo imvi ndazifite nyinshi nyinshi, ntabwo ziraba uruyenzi. Njya nibwira ko imvi z'uruyenzi ari ziriya ziba zimaze kuba umweru uzateranya ari umweru mwiza nyine ushyize hamwe. Izanjye ziracyari hirya no hino, ntabwo ziraba umweru mwinshi cyane ngo ugishyire hamwe nyine ubone ko umusatsi wose ari umweru, biracyavangavanze. Ariko nabyo ndabikunda kubera iki? Ni icyubahiro. Ngo ngo uruyenzi rw'imvi ni ikamba ry'icyubahiro. Iyo ubona zitangiye kuza rero, ubwo urimo kugenda uganisha aho ngaho, nawe iravuga nti niho ndi kuganisha. Ndababwiye ngo ntabwo nyiri urusimbuka rudasezeye, niko najyaga numva abantu bavuga abana bakimeze uko nyine. Mfite aho navuye buriya naho nagiye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite imvi aba agomba kugenda arushaho kwezwa, kugenda arushaho kwirinda, kugenda arushaho kutagira ibyo avuga, kugenda arushaho kutagira ibyo akora. Burya izi mvi ni ikimenyetso cy'uko twari dukwiye kuba abantu bejejwe, abantu bakiranuka, abantu bafite ukuri, abantu bafite ubwenge, abantu bari wise, abantu wagisha inama. Abantu bafite imvi burya tugomba kujya twumva ko hari ahantu twageze. Imana idufashe cyane. Uwiteka kandi niwe ubidushoboza, Uwiteka niwe utubashisha. Ngo uruyenzi rw'imvi ni ikamba ry'icyubahiro. Ubundi ni icyubahiro Imana ibiduhaye. Haleluya, narabisobanukiwe. Imvi ni icyubahiro Imana ibiduhaye. Tugomba kubimenya rero icyo cyubahiro cyacu natwe twabye ko tugifite, tukakigenderamo, tukabimenya, tukakigenderamo. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu abantu bafite imvi nyaboneka tugomba kujya twirinda, kuko izo mvi Imana yaziduhaye kuko hari akandi kandi twongerereyeho. Imana ishimwe, habwa icyubahiro. Nkaboneraho rero noneho mbabwira abantu bafite imvi bakiri batoya. Hari abantu bafite imvi bakiri batoya rwose, ubona badakuze, atari abantu bakuru bo kuba bagira imvi, ariko ukabona barazifite. Hari n'abana batoya bo muri primaire, abana bato bo mu mashuri abanza bataranatangira ishuri, ukabona afite rumwe, ukabona se afite ebyiri, ukabona bafite imvi. Burya rero naje kumenya ikintu, uti ni igiki se? Abantu mufite imvi mukiri batoya nabyo mubyishimire, kubera ko burya Imana hari ubwenge iba yarababitsemo. Ubwenge Imana yabahitsemo nubwo mutarageza mu gihe cyo kumera imvi, ariko Imana hari ubwenge barabashyizemo mbere y'igihe ikabubabikamo. Ubwo bwenge buba buhari. Niba ufite imvi ukaba ukiri mutoya wumva utarageza igihe cyo kuzimera, ariko ukaba uzifite, ahubwo sobanuza Imana. Niba wumva uvuga si izi mvi mfite ni izishatse, burya hari icyo ziri kuvuga. Wakwiye gusenga ugasobanuza Imana neza burya, cyangwa ukagenzura. Hari igihe uba ugomba no kugenzura ukavuga utese impano yanjye ni iyihe. Hari impano iba yaragushyizemo, hari ubwenge runaka iba yaragushyizemo, yenda wowe utanazi, ariko nyamara hari abandi banabikubonaho utanabizi, ariko Imana yo yabigushyizemo ibibizi. Ariko ibyiza nawe iyo ubimenye burya biba ari byiza. Ngenda bizi hari nk'umwana w'umukobwa rwose, ukabona abantu b'ababyeyi niwe bajya kugisha inama, ukabona abantu bakuru barimo baramugisha inama kandi aracyari umwana mutoya, ukabona n'umwana w'umusore, ariko ukabona abantu bakuru barimo barajya kumugisha inama. Ubwo se baba bamugisha inama batazi ko ashoboye kugira icyo abamarira, baba barabimubonyemo babona ko hari icyo yabamarira, ukabona bari kumugisha inama. Hari ubwenge rero Imana baramushyizemo. Mwibukana no muri Bibiliya Timoteyo Pawulo yamwohereje kujya guhugura abantu bakuru, abantu b'abayobozi b'urusengero. Ariko Timoteyo yarakiri umwana, yarakiri mutoya, aravuga ati ntazagira abantu basuzugura ubusore bwawe. Timoteyo ndakohereje, genda. Yaragiye akora umurimo w'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero Imana ishobora kuguha ubwenge atari kubera ko ari imyaka. Imana ntabwo ireba imyaka. Ariko noneho twe dufite imvi, hari icyo Imana iba mbuze ijambo nkoresha, hari Imana expectinga yuko Imana hari uburyo iba ikeneye kubona ko twukwiye kwitwara n'abantu tubana, n'abantu turi kumwe. Hari uburyo kiba batwitwara, bari bakwiye kubona ko twitwara. Bari bakwiye kubona ko twitwara. Mu Kinyarwanda kera abantu b'abasaza, abantu b'abakecuru barubahwaga, barabizeraga, batira umukecuru ntabeshya. Abakecuru ntabwo twari tuzi ko batabeshya, abasaza twari tuzi ko batabeshya. Ukabona ko ari abantu wabitse ibanga bakari kubikira, ukabona ko ari abantu wabwira ikibazo bakagufasha kukirebera umuti, bakagufasha gusenga se, cyangwa kugufasha kukugira inama runaka. Niko n'ubundi byahoze bimeze. Ubu ngubu yenda hari ntabwo ariko bikimeze, kubera ko abantu bisigaye bigoye. Ariko mu nzu y'Imana ntabwo ariko byari bikwiye kugera bene data. Niba ufite imvi kandi none ukaba uri mu nzu y'Imana, abatari mu nzu y'Imana bo urumva nyine ntabwo baba bari mu mpamagaro wabo, ariko bari mu nzu y'Imana bakaba bafite imvi,
twari dukwiye ni ukuri kuba abantu bo kwizerwa. Imana ishimwe. niko mu migani batubwiye uruyenzi rw'imvi ni ikamba ry'icyubahiro, kandi abana bato nabo bakiga kubaha abantu bakuru. Urubyiruko abantu batoya bihe kubaha bakamenya kubaha abantu bakuru, niko byahoze n'ubundi bimeze, bakubaha abantu bakuru, tukubaha abantu badukuriye. Imana ishimwe, tukubaha abantu badukuriye bari muri twebwe. Imana idushoboze bantu, Imana tubashishe. N'urubyiruko ruri munsi yanjye, nabo nduta, nabo turi kumwe mu bigero rimwe, twige kubaha abantu bakuru. Imana idushoboze, Imana idushoboze. Ngewe ibintu byaramfashije pe, byaramfashije. Reka nsoma irindi jambo noneho dukura mu migani n'ubundi. Mu migani ibice 20, mu migani ibice 20 ho haratubwiye ngo ubwiza bw'umusore ni imbaraga ze, ngo kandi ubwiza bw'umusaza ni uruyenzi rw'imvi. Ubwiza bw'umusore, abasore abakiri batoya, no abasore, abakobwa, inkumi, abasore bose baba bari hamwe. Ubwiza bw'abasore rero ni imbaraga zabo, ziriya mbaraga zabo, imbaraga zabo bakazinduka bakajya muri nibature, bakarara kesha, bakatera amakorasi, bakagenda bakayigisha abandi bana bakiri batoya. Nizo mbaraga zanyu, nibwo bwiza bwanyu, mugashabuka mukakora umurimo w'Imana. Murumva mushyizemo imbaraga, mushyizemo umwete, nibwo bwiza bwanyu. Imana ishimwe. Abakiri batoya namwe hari icyo Imana bategerejeho, ariko noneho n'ababasaza ngo kandi ubwiza bw'abasaza ni uruyenzi rw'imvi. Izo mvi zabo ni nziza, Imana irazibubahira, ariko cyane cyane iyo biri kugenda bikiranutse. Iyo izo mvi zanyu, iyo izo mvi zacu tumenye ko tuzifite, tugakiranuka nyine nk'abantu bakuru. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe, Imana iduhe kumenya abo turi bo. Imyaka dufite, iyi myaka yose tuba twaratambutsemo, n'Imana yayidutambukishijemo, kandi Imana yarayidutambukishijemo kugira ngo tugirire umumaro abatarayigezamo. Imana igufashe, nanjye fashe bene data. Byaramfashije, byarandyoheye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ashatse rero arabona. Ibise mbere yose ko nari ntarabibonye, ariko ubu ngubu noneho, cyangwa bura narabisomaga ariko simbyumve cyangwa singira ibyo mbyitaho, ariko noneho narabisomye ndavuga siko bya bintu biryoshye burya koko ari byiza. Noneho rero kababwira irindi jambo dusoma muri Efurayimu, we ntabwo yabimenye ko afite imvi. Yewe ariko uzi kugira ngo umve ntubimenye, niba hari se nimubabona abakecuru bagenda bambaye ubugutiya bugera mu kibuno, yo mana yanjye, abasaza ntumenye imyaka ye, ntamenye imyaka ye. Birababaje, biteye agahinda, ukabona yitwara nk'aho ari umwana kandi ari umuntu mukuru. Imana ibiturinde bantu bo mu nzu y'Imana, Imana ibiturinde, Imana ibiturinde. Tumenye igihe turimo, tumenye n'imyaka dufite, kandi twubahirize Uwiteka abikoze gutyo. Niba Imana yaramenye ko igihe kizagera tukamera imvi, nuko kuri uko yabigennye, niko yabigennye. Uyu nguyu Efurayimu we rero ntabwo yabimenye. Efurayimu mbona yuko ntabwo Imana yamugaye ko afite imvi, ahubwo Imana yamugaye ko yameze imvi ariko ntabimenye. Muri Efurayimu ku murongo wa 8, nako umurongo wa 8 haravuze ngo Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Umurongo wa 8, Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Efurayimu ni nk'umutsima uhinduwe, ni nk'umutsima udahinduwe ugashya uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi, ngo ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaru ntiyabimenya. Efurayimu umurongo wa 9 ngo abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi, ngo ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaru ntiyabimenya. Yo, ni umubabaro cyane. Efurayimu yaragiye arivanga n'andi mahanga, amumaramo imbaraga ntiyabimenya, amera n'imvi ntiyabimenya. Bene data, ni umubabaro, ni umubabaro kuba umuntu afite imvi atabizi. Nabo ngabo nari maze kuvuga, bitwara nkaho hari abantu bakiri batoya, n'abantu bakiri bato turabibagayira iyo bambaye gutyo, ariko noneho umukecuru, umusaza, reka sinakubwira, baravuga ibintu kavuga siyo, hari igihe ubura n'ahantu ureba pe, birababaje n'agahinda. Twe rero Imana idufashe tumenye abo turi bo, tumenye n'igihe tugezemo n'imyaka tugezemo. Hari ijambo riduhumuriza riri muri Yesaya 46 umurongo wa 4, haravuga ngo nimwumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka. Ku murongo wa 4, nkabageza mu zabukuru ndiwe, muzarinda
imvi ziba uruyenzi nkibaheka, ni njye waremye, ni njye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Imana ishimwe cyane, ni isezerano ryiza. Kuba dushaje, kuba tugenda dusaza, ntabwo ari ko Imana igenda itureka, ahubwo ni ko Imana igenda irushaho kutwitaho mu ntege za bukecuru bya busaza, mu ntege zacu za bukuru. Imana izakomeza uduheke. Imana ishimwe cyane ngo muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibahetse. Imvi ntabwo ziba imvi ngo zihite zihinduka uruyenzi ako kanya. Nka izanjye ntabwo ziraba umweru hose hose hose, ziracyaza, ziracyavangavanze, ntabwo ari wa mweru wose umusatsi wose ngo uburangiye. Ariko hano imvi, hari imvi z'uruyenzi ngo muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibahetse. Imana ishimwe cyane. Rero ni isezerano ryacu. Mukomere, mukomere bene data, mukomere. Imana ntabwo izatureka, ntizaduhana ngo noneho twashatse yaturetse, ahubwo izakomeza kwitwiyegereza. Ya Mana yatumenya tukiri no mu nda z'ababyeyi bacu, twavuka ikadukikira, ikadushyigashyigira gute, na n'uyu munsi n'igihe kizaza izakomeza idufashe tunde tugera no mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Ikibazo rero noneho mfite, nawe navuze niwumva ibi ngibi ibyo ari byo byose, nawe ushobora kureka gutera kanta. Imvi zawe ukazireka zikagaragara, imvi zawe zikareka rwose ukumva ko ari icyubahiro cyawe. Niko twasomye, imvi ni icyubahiro, ngo ni ikamba ry'icyubahiro. Imigani 16:31 ngo uruyenzi rw'imvi ni ikamba ry'icyubahiro. Nawe rero ukumva ko ari icyubahiro cyawe, ukumva ko bikunejeje, abantu bakabona ko ufite imvi, bakabona ko ni imyaka yawe irabikwemerera kuzigira nta kibazo. Niba ufite imvi ukiri mutoya, Imana yaraziguhaye, buriya yakugiriye icyizere, ni ukuvuga ngo hari ubwenge yakubitsemo, nawe ukumva ko bifitiye, urumva rwose ntacyo bigutwaye. Ni ikamba ry'icyubahiro Imana iba yaguhaye. Haleluya, haleluya. Njye ndabishimira Imana cyane, numvise mbinezererewe, numva imvi zagenda zikunze, numva ndishimye. Ariko binabibonye naramaze kureka gutera kanta kera, nari narayivuyeho pe. Niho nagiye mbona zino verse, niho nagiye mbona no mirongo yo muri Bibiliya, ngenda mbona burya kuko ni ibintu byiza. Ntabwo ariko ubundi kare kose ubundi iyi kanta nayitiriraga iki. Ariko kandi uve n'ikindi, njye nateraga kanta ntaramera n'imvi. Imvi nazimeze naramaze kureka gutera kanta kera. Ahubwo gutera kanta ntabwo ari uko ari ukubera ko umuntu afite imvi. Njye nabonye ariko twabyirutse, niko twabaye dukunda gutera kanta, sinzi impamvu, ariko ntabwo ari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa, nanjye ndabyemeye, nanjye ndabishimiye Imana. Wa mubyeyi w'Imana yatumye w'umurundi ukemera ukaza ukabitumika, Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha, izaguhe n'ijuru rwose. N'abandi bose mujya mubivuga, Imana igibaha umugisha. N'ibindi byose Imana igibatuma kuza kutubwira, mujye muza mutubwire. Nk'ibi bintu se nari mbizi, hari umuntu narigeze mbyumva kuvuga ngo ntimutere kanta, nta wundi narigeze mbyumva. Sinzi n'ababyumva yuko bumva ko hari icyo byabibakozeho, ariko kibakoreho, kuko niba Imana itabishima ntibishima nyine. Kandi ni byiza, biragaragara muri Bibiliya. Imana ishima yuko hari igihe kigera tukamera imvi. Haleluya, haleluya. Imana iguha umugisha bumvise ijambo ry'Imana. Amen. Ndagushimye Mana, ndagushimye cyane kuri mwiza, ubereye mwiza, bagutegereje bose bihanganye. Ndagushimye Mwami wanjye ko nanjye wangiriye icyizere kugira ngo mu gihe nk'iki nanjye mvuge, nanjye ngira icyo mvuga, nanjye mbashe kuganira na bene data mu bijyanye n'ubu bwami bwo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Iwacu ni mu ijuru, niko mu Bafilipi havuga ngo niho dutegereje ko umukiza wacu azava. Mwami, nanjye rero, nanjye n'abandi bene data benshi n'abandi bazaza, twishimiye ko natwe wadukuye mu magana abanyabyaha ukaba uzatujyana mu ijuru. Urakoze Mwuka Wera, akomeze kuganiriza ubwoko bwawe. Byose bisenze nizeye ko ubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.